Amazina yanjye nitwa Muyango Claudine, magarariye intara y'Amajyepfo, mfite nimero 1. Nawe uri uwo mu muryango wa Muyango tuzi? Oya, sinyeka karibyo. Muyango cyo yiyongera kuri Mutesi Jorinari yakuru bafite imodoka z'ibikoko nabo ariko zitavugwaho rumwe, bamwe bakavuga ko abakobwa b'Ikigali b'amasirey queen tubona ngo ari abasirimu mu muhanda, nguko babona mu muhanda basa neza barya neza bagenda mu modoka nziza, ngo ariko imyanya y'ibanga yabikaba yarahababariye nk'ibirenge by'abakinnyi b'umupira w'amaguru cyangwa nyirabunyaguza abakecuru bo mu cyaro. Abenshi mu babivuga ugasanga nabakene, yaba ari umugore witeje imbere nguri yatakaje akarinda busugi ku ngoma ya cyami. Muyango nkuru zikimara gucicikana ko atandukanye na Kimenyi, abantu batangiye kumukira imigani nk'ubwate butandukanye n'umusare buyoborwa n'umuhengeri, ariko ngo ashobora kuzatunguka nuko bamuvugirije induru aribo bazatangira kumusaba rifuti mu bambere. Nizeye ko mwese mumeze neza, ikaze mu kiganiro cyimbitse gicukumbuye kandi gishyushye kirimo ibitandukanye cyane bisanzwe bumva mu bitangazamakuru by'uburyarya. Ese batangiye kwibaza impamvu ugutyo uri gufungura imbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram cyangwa se YouTube, ugahita ubona ifoto y'umugore utagira inenge cyangwa se video ya Uwase Muyango Claudine ari hano bw'imodoka nshya y'agatangaza mu bwa Benz GLC300 ifite planque yihariye yanditseho Muyango, ubwiza budasanzwe, ikamba rya Miss Photogenique Rwanda 2019, umugore wakundanye n'umugabo w'icyamamare mu mupira w'amaguru Kimenyi Yves ndetse n'umwana w'umuhungu wabo ukeye nka marayika, ubuzima bwe bugafatwa nk'inkuru y'imigani cyangwa se inzozi kuko wese w'Ikigali yifuza kubamo. Ariko se muzi ukuri kwishima ya byose ni ukuhe? Aha rero ni inkuru y'induru isura, twese twagiye tubona umwotsi w'umuriro watse mu rugo rwabo kugeza naho Kimenyi Yves we ubwe yemereye mu ruhame kuri live ya TikTok ko batandukanye ndetse agahita ajya kwisangira umugore utuye muri Australia. Vuba cyane DJ Brian abahagaritse gukorana na Muyango mu tubari nyuma y'inkuru zashishikanye z'imvuru n'amakimbirane, noneho hagahita haza imodoka ya miliyoni 100 ije gutigisa imbuga nkoranyambaga. Aha rero niho amayobera ahishiye rwose benshi bakomeje kuzibaza bikabatangura cyane bakibaza ibyaribyo. Nyuma rero y'ubwo buzima buhenze burangwa n'ibirahure byo mu vinyo n'amafunguro y'igiciro cyo hejuru cyane, ese Muyango akora ibinyanja y'amafaranga? Ese ni ukuri ko akazi ko kwakira abantu mu tubari guhostinga ariko kamufasha gutunga imodoka y'agaciro k'umurengera n'amafaranga asabwa ngo yandikishijwe plaque yihariye? Cyangwa se tugomba kwemera amakuru acikana musi y'ameza avuga ko abagabo b'abakeye b'i Kigali na Dubai babagura ubwiza mu gisho cy'umurengera? Ibi tugiye kwitaho uramenya byinshi kandi usobanukirwe. Yesa mu double click ntujye uduha subscribe. Ibintu byo guhostinga nabyo Uwase Muyango Claudine yavutse kuwa 19 Werurwe 1997. Mu bwana bwe akaba yarerewe mu cyahoze ari intara y'Amajyepfo. Yakuze afite inzozi zigaragara zirimo kuba icyamamare no kumurika ubwiza bwe mu ruhame. Inshuti ze zo mu bwana zemeza ko kuva kera cyane yakundaga kwireba mu ndorerwamo cyane, zino kwifotoza amafoto n'amashusho meza rwose. Mu mpera z'umwaka wa 2018 intangiriro ya 2019 Muyango yaje kwiyemeza kuva mu gicucu maze yinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Nubwo atabashije kwambika ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, ubwiza bwe buhebuje ku mafoto bwamuhesheje ikamba ryatumye agira igikundiro kidasanzwe n'izina rikomeye cyane mu gihugu hose rwose twamukunda. Iri kamba ryamubereye irembo rikomeye cyane riganisha kumenyekana cyane. Izina rya Muyango ryahise ritangira gushyirwa mu cyiciro cy'abakobwa batatswe n'ubwiza budasanzwe mu birori bitandukanye. Mu mpeshyi y'uwo mwaka wa 2019 urugendo rwe rw'urukundo rwatangiye ubwo yahuraga n'umwe mu basore b'ibyamamare bakuraga inkumi z'i Kigali, Kimenyi Yves, umunyezamu wari ugezweho kandi ufite izina rikomeye cyane mu makipe y'ubukombe nka APR FC na Rayon Sport. Muri 2020 Muyango na Kimenyi Yves batangiye kubana mu nzu imwe nk'abakundana, binjiye mu cyiciro gishya cy'ubuzima. Muri Kamena 2021 urukundo rwabo rwaje kwera imbuto maze bibaruka umwana wabo w'umuhungu w'imfura bise Kimenyi Miguel Yanis rwose twese turabizi. Igihe Kimenyi Yves yagiraga imvune ikomeye cyane mu kibuga zamushyize hanze y'umupira, Muyango yarahagaza mu bahafi nk'inkingi ya mwamba, berekana ishusho y'umuryango witanze kandi wubakiye ku rukundo nyakuri. Mu gushimangira ibyishimo muri Mutarama 2024 baje gusezerana imbere y'amategeko ndetse no mu rusengero, berekana ko urukundo rwabo rwavuye mu magambo rukajya mu bikorwa bifatika. Ariko se iki cyaje guhinduka mu buryo butunguranye maze bigasandaza aya mateka meza bari bariyubakiye? Muri uyu mwaka wa 2025 abakurikirana hafi imbuga nkoranyambaga batangiye kubona ikintu kidasanzwe cyerekana ko inyanja itari nta mashyemwa hagati ya Muyango na Kimenyi. Amafoto yabo bafatanye yatangiye gusibwa ku nkuta zabo za Instagram n'izindi mbuga rwose. Muri icyo gihe Kimenyi yarwanishije ibihuha agira ati oya twahise gushyira ibyacu mu ruhame kubw'impamvu z'ubwiteganyirize bw'umuryango wacu, turashaka kurinda umutekano w'umuryango wacu rwose. Ariko nubwo Kimenyi Yves yavuze gutyo, mu by'ukuri mu nzu yabo yatangiye kwaka amakara y'umuriro urimo gusenya ufatiro urugo rwabo rwose, nubwo twebwe tutabimenyaga. Muri icyo gihe cyose uburakari n'umwuka mubi byabishyiriye mu nzu ya Kimenyi. Muyango yatangiye kugaragara kenshi ari kumwe na DJ Brian, umwe mu bagore bazwi cyane kandi bafite izina mu kuvanga imiziki.
kudija no gususurutsa ibirori by'ijoro i Kigali. Ikindi cyakurikiyeho ni ukwakira abantu mu tubari hostinga. Muyango na DJ Brian yabatangiye gufatanya akazi ko guhostinga, kwakira abakiriya n'abashyitsi b'icyubahiro mu tubari dukomeye no tubyiniro tw'i Kigali. Aka kazi k'ijoro isanzwe ry'inzoga z'igiciro gikomeye cyane cyo hejuru ndetse no gusabana n'abakiriya bahora mu bikorwa by'ibirori imyidagaduro nijoro zatangiye guhindura isura y'ubuzima bwa Muyango. Bitangiye gufata indi sura. Muyango tuzi atangira guhinduka undi wundi. Benshi batangiye kwibaza ati byagenze bite. Muri icyo gihe hazaza ibihuha by'ubutinganyi. Muri icyo gihe hacaracaye inkuru zikomeye mu matwi y'abantu zivuga ko ngo Muyango na DJ Brian bafitanye umubano w'ubutinganyi, nubwo Muyango we yaje kujya mu bitangazamakuru akanyomoza ibyo bihuha bivuye inyuma agira ati njyewe ndi umubyeyi mfite umwana n'umugabo nshaka kubaka kandi niyitaho rwose, niko Muyango yavuze. Abantu benshi bakomeje kubona ko umubano wihariye we na DJ Brian wari ikintu gishya cyarimo gisenya umuryango we rwose buhoro buhoro kigenda gisenya urukundo rwe na Kimenyi Yves. Ibyo byose bimaze kuba muri mwaka wa 2026 amakuru yaje kwemezwa ko umubano wabo wahajemo agatotsi gakomeye cyane. Hagiye havuga inkuru z'uko abakobwa bombi ngo batangiye kurebana y'ingwe kugeza ubwo ngo bivugwa ko barwaniye mu kabari mu tubyiniro dutandukanye. Muri Gicurasi 2026 DJ Brian ubwo yaje kwemeza ko kumugaragara ko batagikorana cyangwa se ngo babe bagikurikirana. Abantu ba hafi bakimenye Yves bemeza ko ngo ubuzima bw'ijoro bwo gukorana na DJ Brian abo ngo bwazanye umwuka mubi cyane mu rugo rwabo, kuko ngo Kimenyi yabonaga ko umugore we yamenaguwe n'ubuzima bw'iraha n'ijoro ry'i Kigali, bityo ko atabasha kumukomeza cyangwa ngo amufate abasha kumukontorora, bityo ko ngo Muyango yari amaze kuraruka ngararuwe na DJ Brian niko abantu nyine bagenda bivuga. Ikimenyetso cy'isenyuka rya burundu ry'urugo rwabo cyaje kugaragara muri Gicurasi 2026. Kimenyi Yves binyuze mu kiganiro cy'imbona nkubone kuri TikTok live yemereye abafana be kumugaragara ko yamaze gutandukana burundu na Muyango Claudine. Icyo kiganiro cyateye abantu benshi urujijo no gutungurwa. Kimenyi yavuze ko ari mu rukundo rushyashya n'umugore wo muri Australia witwa Natasha Nana, ndetse uyu mugore nawe nyuma yaje kuvuga ko bafitanye abana babiri b'impanga. Muri icyo gihe cyose izindi n'amakuru bishyushye bicishikana ku mbuga nkoranyambaga, abanyamakuru basesengura. Muyango we ubwe yakomeje gukora amashusho kuri TikTok agaragaza ko aharanira amahoro yo mu mutima n'ubwigenge bw'amafaranga, bityo ko nta muntu ukwiye kumukontorora, amubwiye ko akwiye gukora ibintu ibi ko burya ko ubuzima bwe nyine ko uri mu maboko ye, ugomba gukora ibintu byari byose yishakiye kuko bimuzanira amafaranga, ko Kimenyi Yves nta burenganzira afite bwo kuba yamukontorora cyangwa se kumanaginga. Ariko nubwo agendaga avuga gutyo yirinze kuvuga yeruye cyane ngo anyomoze ibihuha ku kibazo cye na Kimenyi Yves kugeza no mu bwoba. Aho tugeze sasa ndashaka ko hari ikintu gikomeye cyane nshaka ko tuganira mu gusoza ikiganiro. Mu isi y'imyidagaduro industry entertainment mu burasirazuba bwa Afurika ndetse n'i Kigali hari icyuho n'isano ikomeye cyane idashobora guhakanwa iri hagati y'ubwiza, ubwamamare no gukoresha imibonano mpuzabitsina nk'igicuruzwa. Kuko gahunda ya VIP Square ikorera mu byamamare, icyambere bakoresha intwaro yabo n'ubwiza gukura abantu ni ikirungo cyambere ibyamamare cyane n'abakobwa bakoresha. Umukobwa umaze kugera ku rwego rwo kuba nyampinga, mwiza uteye neza, ukunzwe ku mbuga nkoranyambaga, influencer cyangwa se umunyamideli, abafite izina rikomeye cyane. Rino zina ni ikirungo gikomeye cyane. Abagabo bakire, abanyepolitiki n'abashoramari bakomeye cyane, aba sponsors cyangwa se big boy baba bashaka ko basanzwe mu muhanda, baba bakeneye umukobwa w'icyamamare ufite izina ryamamaye, uzwi n'abantu bose kandi ushobora kujyana nabo mu mahoteli y'icyubahiro z'inyenyeri 5 i Kigali cyangwa se Dubai cyangwa se muri Zanzibar. Bityo birangira gutyo ku kino gikundiro abakobwa benshi baba bafite bagikoresha nyine bagaprofita abantu bagabo baba bashaka ko baba stari byamamare basokana nabo mu mahoteli ahenze cyane Dubai cyangwa se Zanzibar. Icya kabiri bakoresha nk'amahirwe yabo ni akazi ko mu tubari no mu birori hostinga. Aka kazi ko hostinga kwakira abantu mu tubari n'ibirori gahereza abakobwa urufunguzo n'amahirwe yo guhura imbona nkubone n'abagabo bafite ubutunzi bwinshi rwose. Aba bagabo basika ku meza amadolari n'amafaranga menshi cyane kuko intego y'abanyamakuru biba ari gukurura uyu mukobwa w'icyamamaye rwose. Inzira ya gatatu ni sponsorship. Ubu ngubu ni uburaya bwo ku rwego rwo hejuru. Iyo umukobwa w'icyamamaye atangiye kuba ubuzima buhenze cyane, kwambara imyenda y'abanyamideli b'i Burayi, gutembera mu mahanga mu biruhuko no gusohokera mu mahoteli akomeye cyane nka Marriott na Radisson Blu, asanga amafaranga akura mu kazi abantu bazi cyangwa se ku mushahara usanzwe utangiye kuba muke cyane. Aha rero niho munsi y'ameza hatangira gahunda yo gushaka umuterankunga mu buryo bwo gushimisha abakire rwose. N'andi mahitamo abafite ko bashaka ubuzima buhenze ahitamo kwibuka abakire kugira ngo abashimishe nyine amafaranga akeneye ayabone.
bimaze kumenyerwa bano bagabo b'abakire bashuraho amamodoka ahenze bakabaha amazu ndetse n'amafaranga menshi yo kubaho buri munsi kugira ngo bishimane n'abagore beza bavugwa cyane mu bitangazamakuru bikabashimisha gutyo. Ibi ntabwo bifatwa nk'uburaya busanzwe bwo ku muhanda, ahubwo ni uburaya buhenze bukorwa n'abantu b'icyubahiro mu bwiru bukomeye cyane, bubera mu mahoteli n'utubyiniro tw'igiciro cyo hejuru ndetse no mu mazi ahenze y'ibirwa bikurura ba mukerarugendo rwose. Ubu noneho sasa tugiye ku modoka nshya ya Benz GLC300 n'umutungo wa Muyango. Muri ku kwezi kwa Nyakanga 2026 Muyango yatigishije isi n'imyidagaduro i Kigali, yatunguye benshi ubwo yerekanaga imodoka nshya y'agatangaza ngo kuva Benz GLC300 ifite plaque yihariye yanditseho Muyango. Ihurizo rikomeye cyane rero sasa ni ibingiri, ese amafaranga ayakura hehe? Iki gikorwa gitangaje cyahise gihererekana amatsiko menshi ku bantu, kugaragara ku iyi modoka nshya kwasandaje ibitekerezo binyuranye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bibaza bati ese koko akazi k'ubwefluencer no guhostinga mu tubari gashobora kwinjiza amafaranga agura imodoka ya miliyoni ziri hagati ya 80 n'ijana y'u Rwanda na plaque yihariye gusa mu Rwanda ikorwa ku giciro kiri hejuru ya miliyoni 5? Benshi bakavuga ko bidashoboka, bagakomeza bakibaza bati ese Muyango amafaranga yose yakuye he nyuma yo gutandukana na Kimenyive? Impande zombi zo zigaragaza ukuri guhari. Ku ruhande rwa mbere, ku ruhande rwa Muyango n'abamushyigikiye bavuga ko Muyango ari umugore w'umuhanga w'umunyamurava kandi wakoreye amafaranga ye binyuze mu gukora cyane mu bwamamare bwe no guhagararira u Rwanda mu mushinga migari irimo Afrima, akazi ko kumurika imideli ndetse no guinfluencer kuri Instagram na TikTok. Bavuga ko ngo yabashije kuzigama neza bityo akaba afite ubushobozi bwo kwiteza imbere nk'abandi bagore bose birwanyeho, mbese nyine kari nk'awa mugore wirwanyeho rwose akiteza imbere. Gusa kundi ruhande rwa kabiri, abashingira ku bihuha n'amakuru yasesengura mu mashusho azunguruka ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok nk'ayabasesenguzi nka Godufate n'abandi yagarutse kuri iyi nkubiri, hari abatangiye gushinja Muyango bavuga bati Muyango ntabwo ari we wiguriye rwose, imiterere y'ubuzima bw'i Kigali turayizi, iyi modoka yayiguriwe n'abagabo bakire ba Godufate ba sponsors nyine nyuma yo gukoresha ubwiza bwe no kubashimisha nyine, bavuga ko Muyango nyine yaba bahurira ahantu hatandukanye nko muri Zanzibar n'ibindi birwa byo hanze nyine bihenze nyine amahoteli akomeye cyane nyine akabashimisha nyine amafaranga yakuyemo akaba ariyo yaguze ira modoka ya Benz. Nubwo Godufate nawe ubwo yabyamaganya agira ati ibi ni ibihuha n'ubuginga bw'abantu b'abarangare badashaka kubona uko gutera imbere, ariko nubwo yavuze gutyo ikibazo cy'ihurizo kiguma cya kindi ari kimwe kukibura igihe iyo umukobwa w'icyamamare mu Rwanda aguze imodoka ihenze cyane abantu bahita banzuza ko yayiguriwe n'abagabo bakire. Ni ukubera iki? Ese uku kugura imodoka kwa Muyango n'ubwiza bw'abayishoro cyangwa n'umusaruro w'umurava? Rero wase Muyango Claudine akomeje kuba icyamamare gikura amatsiko ya benshi hano mu Rwanda. Kuva mu bwana bwe mu cyahoze ari intara y'Amajyepfo, ikamba rya Miss Photogenique 2019, urukundo rwe n'isenyuka ry'urugo rwe na Kimenyive, inkuru za DJ Brian, kugeza kuri iyi Benz GLC300 yambitswe plaque ya Muyango, ubuzima bwe bukomeje guteza urondogoro n'ibibazo byinshi cyane. Bakomeza bibaza bati ese Muyango ni icyitegererezo cy'umugore w'indatwa wirwanyeho akagura imodoka y'inzozi ze binyuze mu mbaraga n'akazi ke bwite n'ibyuya bye byamuturutsemo, cyangwa se ni ikimenyetso cy'uko mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange ubwiza bw'umukobwa n'icyamamare aribwo buhinduka igishoro cyo gukura amafaranga mu bagabo b'abakire binyuze muri buno buryo bwa VIP exploiting? Paka ni paka, twese abasesenguzi cyangwa se abandi bantu basanzwe tuzakomeza kwibaza bino bibazo byose, kandi tuzatinda kumenya ukuri mu gihe Muyango we akomeje kwirira ubuzima asoma ku muvinyo uhenze cyane mu birahuri by'igiciro cyo hejuru, kandi anyonga imodoka ye nshya mu mihanda y'i Kigali aryoshye rwose ameze neza. Twebwe tugatumwana wacu tumutekerezaho cyane, nyamara we ntacyo bimubwiye, ahubwo we ari gufiringa ibintu yagiye ageraho, yaba yabikuye mu bintu byiza cyangwa se yabikuye mu bintu bibi, rwose ntabwo tuzigera tubisobanukirwa neza. Wowe se urabyumva gute? Sangiza abandi ibitekerezo byawe unyuze atangirwa ibitekerezo. Ngiye nk'ibisanzwe na Sam Double Kiki, makoze cyane ko gutega amatwi iki kiganiro gicukumbuye kandi kigaragaza ukuri kwa nyako. Ciao ciao, tuzahurira mu kiganiro gitaha.